ntago turi Davis D cyane bagenzi. Ni Davis D. Okay, courage. Twinjira muri affaire. Nkuko tumaze kubivuga saa 4 z'ijoro nibwo ubushinjacyaha bwate arya ntago uzi gutandukanya ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha. Ubu narabimenye. Okay. Ubugenzacyaha ni RIB. Ariko ibintu muri RIB urabisi ko najya mbivuga. Saa 4 z'ijoro nibwo ubushinjacyaha bwateretse dossier muri system. Ubundi buriya mu rubanza uko ubushinjacyaha buterekamo dossier muri system. Umwavoka nawe urumva agategura icyo bita dossier ishinjura uwarenganura bagashyira buri ruhande rugashyiramo n'ibimenyetso. Nuvuga ngo ni dossier babahuriyeho n'urukiko. Iyo bari kuburana bya bintu bateguye biba bihari. Rero byagezemo saa 4 z'ijoro. Saa 4 z'ijoro muri system ubugenzacyaha bwe bumaze kugezamo dossier. Yego. Saa moya nabyutse uyu munsi nabyikangutse ntinze kubera match ya Champions League. Nakangutse nka saa 10:10. Nsanga hari umuntu wambuze. Ariko no muntu ko atajya mbura byagenze gute ndamuhamagara. Hanga ati be ready. Hano agiye kubakana. Bigenze bite? Byamamare bigiye kuburana. Nibuka ko twaraye tuvuze ko havutse ikibazo cya network numva uko biri kose batari buhite baburana ejo. Ndavuga ntoke sawa. Ndongera nkora kuri phone mbaza undi muntu mbaza undi wa gatatu niwe nezeye. Ambwira ati diru dani kabisa saa mukanya saa 3:30 saa 4. Barabageze mu rukiko parike no mu bushinjacyaha. Ibintu ronge nzabimenya tazakora ibara. Ngiye mbona nzabimenya uko bamfunze. Urumva? Niba mfunga nzavamo mbizi. Bageze saa 4 umuntu wo kuri brigade arampamagara arambwira ati tayari imodoka itwaye ibyamamare ku rukiko. Namubwira nti nicaye hafi ntugire impungenge ndimo ndabareba barinjira mbareba. Davis D na ariko nibagiye kukubwira akantu. Bakimenya ko bari buburane umwavoka wa Davis D na n'umushinjacyaha bahise batangira task yo gusaba ko urwo rubanza rutaba covered n'itangazamakuru rwabera mu muhezo. Oya mu ruhame ariko itangazamakuru nta gufotora nta no gufilima bigahezwa mbese itangazamakuru. Mwamwemerewe kwicaramo ariko mutemerewe gufotora no gufilima. Ndabimenye. Ubwo narindi gukurikiranira hafi mbimenye mpita ngira nte nibagiye kukwereka ibizibiti ngiye mfite ibizibiti hano kubera ko abantu inatari televiziyo batari bubibone bita nandika ibaruwa. Rona n'uyu mukono wanjye umeze nk'uw'abaganga uri kubona ariko bita nkubita ibaruwa zara ariko nirebe utayisomera ntago ngiye gisomera abanyarwanda hariho iyo kashe bita nkubita ibaruwa hariya akizi kashe muzikora presidente w'urukiko arasinyateraho kashe. Nsome ibyanditse muri kashe ariko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Kirangantego cy'u Rwanda. Somana n'impamvu y'iyo baruwa. Impamvu akuye mukono so wawe ni wanjye wandikutse n'uwanjye wo mukono ntabwo umukono ari wawe. Impamvu ni iyihe? Cye kumbera bwira abantu impamvu ni iyihe? Ngo letre yanditse umukono wanditse letre ya Aristide ngo niyakwisha ngo niyabari na umukono muri ariko. Okay, impamvu ni iyihe? Impamvu gusaba uburenganzira bwo gukurikirana urubanza. Ninde sakunguye ubwenge bwo gutangiza uburenganzira perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Impamvu ibyo byose ni ibintu tumereza ibaruwa yawe. Ndabona baguhaye akoro. Bampaye akoro. Babandi bari batangiye kubitekerezaho. Badira amaseko tuvuze ibintu bya cyakahita atangira kwandika. Araguhamagaye. Tukomeza ikiganiro nayo aramuhamagaye agakunyitaba. Babandi bari batangiye muri Amerika yangwaho hano se. Ari kumva sho. Ariko so Tutiyanye kari kancitse. Urumva? Abandi bari batangiye gutekereza biranze. Ubwo abahungu babajyanye he mabuso. Ko ku rukiko bari akasho gato. Hahandi babanza kujya mbere bakajya bahamagara umwe umwe. Nicara muri sare ndakurikirana babara bahamagara. Ako wenda bona wabyemerewe. Hano nari mfite uburenganzira.
barabahamagaye bari abanyamakuru mbona bicaye hasi bari babufite. umwe yarari kugendera kwa aka gapapuro mfite kandi mbona mu cyayo wameshoninzemo Vision FM. bari kungenderaho bose babigize abanyamakuru ba Vision FM. ibyo bintu byihorera urumva ubwo tuba twinjiye bigenze bite Davis D muri soso hari ukuntu yigize nk'imara. Okay tuba tugize gute tuba barabahamagaye abahungu batatu biyambariye udusandari twabo abakoboyi. Davis D impingo ararifata ari kubita mu mupira undi asohoka yambariye n'agakabucu ku buryo rwose mu maso ntibashoboraga guhita ubona ko ari Davis D. Usibye ko nari ndi kumwe na papa we, nari namaze guhura na papa we, nawe nahuye na bagenzi Bernard manager we. Tuba tugeze mu rukiko mpereye hanze urumva ko abantu bahaye sho nabo twasize hanze bamenye uko bumva uko byagenze. Mwihangane muri bwinjire. Umucamanza ati urumva nse nkwereke sha hano ngiye kwifashisha document koko ibya David. Ariko ubundi mbere yuko dukomeza document mbonye ufite wemerewe kuzitunga hari impamvu je nakubwiye ko nashaka kuzafungwa nzira feriza hano mu kiganiro izira ryiba urumva yewe abavanye amazina ngiye kuvuga niko ahamagara uretse uranahamagara ko bayahamagara umucamanza yahamagaye aravuga ati Ngabo Richard imbere ntago witabase Ngabo Richard ninde uyo akivuga Ngabo Richard uhita weguka ni Kevin Kad ati ndakumva mucamanza oya ntabyo bivuga wahageze witabisha amaguru gahita wagarara imbere ni Kevin Kad ikishaka David ni Davis urumva hanyuma na Habimana Thierry ni wa munyamahanga wa mufotozi ebana baba barabahagaze imbere y'inteko iburanisha. Inteko iburanisha irimo Madame la Presidente n'umwanditsi babiri aba umushinjacyaha pare hariya n'umwavoka wa Davis D. akada narabikubwiye ibi bintu wanze kubyumva. Papa Davis D yaragiye mu rugaga rw'abavoka yazanye wa mugore se ko arababwira ati umugore number 1 mu kuburaniza imanza niwe yari yazanye ni umugore ubona w'igikara uramureba ugahita uvuga uti uyu nguyu inyuguti ku nyuguti ikintu cyitwa itegeko pembeni suri bumugereho komeza so bati umushinjacyaha ari umugabo yari umugore umushinjacyaha yari umugore ni umugore wari ugiye wana yaragiye kubonana n'undi imbere y'inteko ibura n'ababuranisha ni abagore n'umwanditsi ni umugore kesi bakurikiranweho ni y'umugore urumva ebana babahagaze he imbere ababuranishaga abandi bantu bari buburane nyuma donc abo bafunganye bari buburane nyuma babonye bahagurutse kamera pembeni ku ruhande ewana turi gufotora imirabyo icicikana mbona bose igikuba kiraci uriya ninde batazi abantu bari kuburana batazi ibyo ari byo so umucamanza ya DC abo bantu bari bambaye iroses oya nabo bari bavuye kuri brigade oya brigade baba bavuye ahantu hatandukanye harabavuye sasa kubera ibyaha imaze iminsi biregerwa mu nkiko abantu bakazana amakamera hari imanza za bari abagabo ba Rusesabagina ubwo abakoboyi babonye kamera zihagurutse bavuga ati aferi no mutsiniri bworohe dukomeze baba umucamanza ati ngiye gusoma imyirondoro mumbwire niba rimwe urumva abaravuze ati yahereye nyine kuri Richard urumva ati Richard mwene kanaka sindi bubavuge urumva ese ko mutagiye kwimana amakuru mu rukiko nese ushaka ko mvuga ababyeyi ba Richard mu kiganiro none se si identité utangiye kuzana ibibazo Richard utuye mu kagari ka Kinunga umurenge wa Gikondo akarere ka Kicukiro umujyi wa Kigali mwene na ushaka mvuga iyi dosiye ino kopi sinayigo urumva aba ikisi ushaka iki kutari gusoma ariko ushaka ko mvuga amazina y'ababyeyi babo ugeze igihe usoma ibyo turi kugenda
akadomo kandi uko umushinja Oya. yagiraga baburetse ariko hano ninde wari uri kuvuga okay ntacyo reka ninde wari uri kuvuga hano eh ninde wavugaga uzi ikintu nibutse nibutse ko urumva ahangaha nta kibazo ninde wavugaga hano ni umucamanza ubwo nyine Ngabo Richard utuye mu kagari ka Kinungu umurenge wa Gikondo akarere ka Kicukiro umujyi wa Kigali mwene nta muhanga manzi Innocent kwe papa we na Nyirakaboneye urumva na Nyirakaboneye Damari mama we niba mbisomye neza urumva ubwo ninde Ngabo Richard Kevin Kat ikishaka Davis D ubwo nyine ka Davis D ntago karimo we ntago yakavuze nako nongeyemo kujya abantu babyumva ikishaka David utuye mu kagari ka Muyange umurenge wa Kagarama karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali mwene Bukuru Jean Damascene na Mugema Ngango Claudette urumva wa gatatu Habimana Thierry utuye mu kagari ka Agatare umurenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali mwene Gatote Variste na Irakoze Mariam kabisa aho turi kumwe urumva abarababwiye ati imyirondoro ni fresh bose bati bien urumva ikibazo cya kabiri muri tayari kuburana aho ngaho ababaza bande rero ababaza ababuranyi ba Davis D ababaza ati muri ready kuburana ababaza umwavoka wa Davis cyangwa ababaza ba Davis ababaza ba Davis D ba original muri ready kuburana bose ikiganza hejuru sinzi niba babonye ifoto nakoresheje ikiganza hap nyakubahwa presidente w'urukiko ntago twese turi tayari atoke abasore uko ari batatu bose bati icyarimwe ntago turi tayari kuburana urumva icyarimwe batoke duhere ugahita ajya kuri liste kwa kundi twatangiye Ngabo Richard kubera icyo utari tayari urumva Ngabo Richard kubera icyo utari tayari Ngabo Richard ati nje nago niteguye kuburana kubera ko umwunganizi wanjye mu mategeko adahari urumva sinabuje ko azaba ari papa we oya nagari we saburebe umwunganizi wa mwambwe papa we banza wumve papa Kevin Kat banza wumve aranakaza umucamanza ati umwunganizi mu mategeko ninde ati ni Maître Habimana Emmanuel wa kabiri urimo urumva ni Thierry wa kabiri Thierry uri tayari kuburana Thierry ati nanjye sindi tayari kubera ko umwunganizi wanjye mu mategeko adahari kubera iki umwavoka we ninde ati ni Habimana Emmanuel bahuje umwavoka wa gatatu Davis D uri tayari kuburana urimo urumva uri mwanyumva ntuza kunsubiza inyuma turi kumwe Davis D agiye gutera ijwi hejuru urumva umucamanza umwavoka ahita avuga ati we keba hano havuga itegeko utavugira ibintu nabo kanyicira dosiye avuga ati cicika ninjye uvuga wa mugore nakubwiye umucamanza ati umwavoka wa Davis urumva umucamanza ahita avuga ati reka metere wawe akuvugire ariko izina rya metere waje rifite ninde metere Davis nyene oya izina rye naryo mfite ntago bayavuga hariya mu rukiko ntago baba bari kuyavuga ari kuri shaka urumva kuva wambwira ngo numwe mu barenze abaravuze ati Davis D ikikwereka umwavo kuri seri yaramubwira ati we keba abahanzi ndabazi n'ibintu bya usurubuni vuzi ryanye ceceka Davis D akaboko gaso aywana araceceka aranweza umwavoka aramubwira ati rero bwana madame mucamanza nawe mwanditse rwose twe ntago turi tayari kuburana uru rubanza kubera ko ino dosiye yageze muri systeme saa 4 z'ijoro ni isaha abanyarwanda twese tuba twageze mu rugo twanaryamye ntabwo twigeze tubona umwanya wo kuyisomamo ngo tuyigeho tuze tuyiburane bityo turasaba gusubikisha urubanza na babandi bose bavuga ko umwavoka badahari nicyo basabaga
umucamanza ati okay murakoze madame mushinjacyaha wavuga ku busabe bw'aba baburanyi. Umushinjacyaha arahaguruka mu ijwi ryiza rituje ati madame la présidente urukiko nkubwije ukuri aba bantu kuba harimo abatunganiwe, urumva ko harimo abatunganiwe kandi kunganirwa mu rukiko n'uburenganzira bw'umuburanyi, bano nabo bakaba babonye imyanzuro, urumva batinze, urumva ntabwo nanjye ndumva nta kibazo kirimo, hakurikizwa uburenganzira bwabo, mwakoresha ubushishozi bw'urukiko mukaba mwana basubikira nta kibazo. subiko urubanza. Umucamanza arabareba bose abanyuzamo ijisho, abanza arukuntu umucamanza abanza kureba ko ntawe uzanye ibintu by'ubutiriganya mu maso ukamubona. Umucamanza arababwira ati urukiko rwanzuye ko, urumva urubanza rwanyu rusubitswe, ruzasubukurwa kuwa gatatu tariki 12 isaha kanyigira ibanga akandi k'umweru karirenze, urumva Davis D n'abasore be bose bahita bakata basubira he mu byicaro. Sasa rero ibyo ngibyo ni byabereye mu ruhame, hari ibitabereye mu ruhame rero. Ndenda nkumenyeshe ko afera uko twayivuze 99% niyo. Ibyo rero nibyo tugezeho. Ibitabereye mu ruhame bimeze bitebye. Amakuru mfite yizewe nakuye ku rukiko avuga ko Ngabo Richard Kevin Kade aregwa gusambanya umwana. Iki ni icyaha giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo y'133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ubwo muze gufata igazeti mujye kureba iyo ngingo. Iki shaka David uzwi nka Davis D nyine ugomba nkongeyeho aregwa ahangana niko kantu nkubwira twabyitaga ubufatanyacyaha. Uno munsi bigiye guhinduka iki? Na makuru nakuye indani, urumva Kevin Kade nani Davis D ntagaregwa kuba umufatanyacyaha, aregwa kuba icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana. Iki cyaha no bwa mbere nyombeje ni icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana. Hari icyitso gikora iki? Icyitso no kuvuga ngo nakoze icyaha undebera urampishira kubera ko nshyigikiye. Okay, no kuvuga ngo turi buze kubigeramo mbikwereke neza. Hari uburyo uri kubimbwira nkumva ntago biri buze no kurangira. Hari amakuru nabonye akomeye. By the way tukiri ndakavuga karangiye. Ndewe ntago ushaka kubirangiza. Hari amakuru nabonye avuga ko reka mpere kuri Samari ntoyi. Abantu bajye muri mood y'ibi bintu. Nagiye nkora uko babonye mfite ikidokima kinini. Nagiye nandika utuntu twose numvishe ntushyira hariya. Ndavuga nti ngewe les hommes d'affaires baraza kumva ibintu bidasanzwe, urumva mayicyona se turiho bari kumva neza cyane abantu bari gutwumva. Tariki 18 z'ukwa kane, iyo tariki twarayivuze hano, Ngabo Richard aka Kevin Kade yahamagaye umwana w'umukobwa witwa Kayesu Sharon. Kayesu Sharon ntabwo ari Kayesu. Kayesu Sharon. Ubwo ngo kubise ikize pembeni. hari igihe ushaka guhisha ibintu ku burataye bakaba ari wowe uyivamo. Oya umwana aho ngaho naje hano kuba umukubisisi. Abantu bitwa gutyo suguza umubare wawe. Komeza turi gukubita abantu ka Samari. Urumva uyu mwana yifitiye imyaka ye 17. Urumva y'amavuko. Kevin Kade yaramuhamagaye amusaba amumubwira ko amukumbuye, amusaba ko ajya kumureba. Niko ikirego kivuga, niyo makuru namenye.
aho ngaho ni nako bimeze ubwo ntago ariko bimeze ku rundi ruhande rwa Kevin Kade bavuga ko umukobwa yahamagaye Kevin Kade amubwira ko amukumbuye ni nayo afera ariko twe dufite niyo twari dufite ubu noneho dufite indi verisiyo ubushinjacyaha bwo buravuga ko muri dosiye irega donc mu bushinjacyaha cyangwa se mu makuru arega kuko ubu ngubu uyu munsi nagiye ncukumbura utuntu twose ni amakuru nagiye mbona bavuga ko Kevin Kade yahamagaye umukobwa amubwira ko amukumbuye ndetse ko ashaka ko babonana yajya kumureba bakabonana aho yarari kwa mugenzi we ariwe Davis mu karere ka Kicukiro twahavuze haruguru ku Cyitso noneho umukobwa nk'uko yabivuze nk'uko yari abisabwe ahita agira ate ajyayo urumva ageze mu rugo rwa Davis umukobwa urumva yahasanze Davis aha hantu uri kuvuga ariko ni mu bushinjacyaha ndimo ndakuganisha nyine niko bari kuregwa nibyo bari kuregwa nyine baregwerega n'umushinjacyaha yego ibi nibyo bari kuregwa gusa ni amakuru yavuye pembeni abantu bajya bumva ibintu batandukanye n'ibyo babwirwaga kuri street haba amakuru menshi ahangaha hari nayo tuba natwe mba nagiye ku rukiko Davis bahamusanze ari nawe nyir'urugo yahise asohoka bivuga ko yabahaye umwanya byari bubime se yarasohotse ajya kuri telefone abaha rugari kuba yarasohotse akabaha rugari byumvikanisha umugambi w'uko urumva yarazi neza icyo Kevin kadashaka akavuga ati ntibagumye ntibishoboka reka ngiye kugira umuniga yabona kugira umuniga iniga yanjye yari nsabye service yisanzura ahangaha kubikitsa ariko ushaka isanga uri ikitso mu buryo bwinshi Richard cyase Kevin Kade yafashe umwana amujyana mu cyumba babanza gusomana nyuma musaba ko baryamana urumva arabimwemerera afata kondomu muri turuwari aferi pembeni urumva aramusambanya yaje ibintu byo gusambana sinavuga ibintu byinshi kubyo ndabitinya iyo ni tariki 18 ya tariki 18 tukiri hano rero Davis ku ruhande rwa Kevin Kade duhere kuri Kevin Kade ko hano bemprimentinzemo abantu babiri aho ngaho harimo uwakoze icyaha n'ikitso ku ruhande rwa Kevin Kade aho ngaho ariko twe turi kuvuga ku ruhande rw'umushinjacyaha ibi nibyo byaha bari kuregwa najya kurega mbese umunsi urubanza ruzaba rwabaye ni ibi ngibi ibi bizaba biregwa tugiye Kevin Kade najya kwiregura Kevin Kade agiye kuzana indi seni we avuga ko umukobwa yamuhamagara amubwira ati ko ngukumbuye bitandukanye n'ibyo mu bushinjacyaha bafite aramubwira ati njyewe ndi kwa Davis Kicukiro waza ukandeba urumva mwana umukobwa afata ipikipiki tayari ahageze asanga Davis muri salo Davis amuha chance atanamureba mu maso ndamuzi uriya mwana aranifunga ibyo bintu ni kuri kuvuga rero cyo kwifunga Davis yabwiye umukozi wa RIB nubwo bitari muri dosiye bitanditse yamubwiye ati mbabwize ukuri si ukwiyemera siniki urasinamuha urumva uriya mwana w'umukobwa nabonye ukuntu aza yambaye n'ukuntu ameze ugenda no ku kamoto nta kintu navugana nawe rwose simbiyemeyeho nta n'icyo ndicyo ariko uriya njyewe nakubwiye ngo Davis funzwe hano nzira amahere ni umwe mu bakapu umuntu ataha Davis diri batago urimo urumva ukuntu byifashe na JP ntiyago ababuretse baburetse ndakomeza Kade ati Davis asoka agiye kuri telefone acaho ayigumira kuri telefone natwe tugumaho za salon urumva
noneho Kade wavuga ko ibyo byo kuryamana nta byabayeho, mu gihe umukobwa we ku ruhande rwe nako ku ruhande rw'umushinjacyaha we haje mu bintu byo kuryamana, ibintu byo gukora kondomu mu gatiriwari no gusomana. hasi ubwo nk'iyo filime nimba kame ndetse ibyo ni ibintu biba byaravuzwe mu iperereza, kuko mu iperereza ibyo bintu bigomba kuvugwa n'abantu babiri, mu iperereza umukobwa amakuru namenye umukobwa yaragiye aravuga ati njyewe byarabaye, Kade yaramzabye hariya n'ikimenyimenyi, icyumba kimeze gutya, harimo irangi rimeze gutya, igitanda kimeze gutya, hari akabati kameze gutya. Abataramuzabiye mu cyumba cya Davis abataramuzabiye mu cyumba cya Davis kabisa. Urumva ya mikosho ubugenzacyaha buragenda bujya kugenza cya cyumba, barebe neza niba ibyo umukobwa yavuze n'amabara bihuye n'ibiriyo. Uterike ko yabivuze niko babisanze, n'akabati yavuze kondomu zirimo niko bagasanze. Yego Kevin Kade ko numva ari kutubeshya. Ku rundi ruhande Davis D wibuke ko we rwose no umukobwa atamwibuka ko yamuhaye chance yubitse umutwe ahita yisohokera ko umubebe yasanze umupeta ari kuri call, yari yambaye ekuteri ari kuri call yo hanze. Amakuru mfite niboneye, amaze kumukubita chance ahita asohoka yikomereza call ye. Ni call yatwaye byibuze isaha n'iminota 45. Call z'aba diaspora ziranatinda kuko akenshi babaza utuntu tutafite gahunda twinshi, so habaye ikirere abashaka umuntu abaha amakuru y'igihugu cyose mu munota. Urumva iki shatse David uko gusohoka agiye kuri call, agiye kuri telefone, ubushinjacyaha bubifata nk'umugambi bari bagiye na Kevin Kade ko umukobwa nahagera asohoka akamuha rugari bakisanzura, ari byo byitwa ku muhanda bakunda kwita harya je muri twabyise kumwe ngo iyo watije umuntu geto wowe ngo ujya gukora kumumakiza gusirikira, ari byo kuri street bita gusirikira, ariko hano mu itegeko babyise kubikitso. Ni iki noneho nkimara kumva ko Davis D akurikiranwe nk'ikitso, nirwo rubanza rwa mbere numvishemo ibyo bintu, nkimara kumva ko Davis D akurikiranwe nk'ikitso mu gusambanya umwana, nibutse ibyitso, abantu bitwaga ibyitso kera, numva ngize ubwoba, nabyo ngiye Imana iryo jambo rirakomeye, ndatitira iryo jambo rirakomeye. ahubwo buriya abashinjacyaha hari aferi bakora urumva so uyabuze ikindi kintu mukubitira hejuru basi yagumisha ubufatanyacyaha ako kantu niyo bamuzaba ari babiri. ubufatanyacyaha n'agaterime koroheje, Imana ikitso ngenda kubye ngo iryo jambo nshaka ameruka kuryumva kubikitso cy'umuntu nko bagahita bavuga teme n'ikitso cya Keze. Nari narumva umuntu aribwira umuntu gutya face to face, ni mu makuru no kurisoma. Urumva so uwo si Kade na Davis D turiho tariki ya 19 z'ukwa kane nyuma yo kuzaba umwana, ariko nari nibagiwe uyu mwana w'umukobwa avuye kwa Kevin Kade tariki 18 bamuzabye, amaze kubana na Kevin Kade 18. Amakuru ahari hari ku cyumwerere, amakuru ahari oya ntago ari ku cyumweru, tariki 18 zo kwa 18 ntago ari ku cyumweru, nyamara ntago ari ku cyumweru uri bashakishije abantu baza amatari, abantu bibuka amatari usko mpese menya ko avance sur salaire utayifata. Njyewe sinjyema nkiyafite najya gushaka avance usko ari ku cyumweru wana hari ku cyumweru kapo. Urumva amakuru naje kumenya uwo munsi uwo mukobwa Kevin abantu bafa Kevin Kade bavuga ko bitakunze ko Kade na Zaba kubera ko umukobwa yari ari kuri pressure undi musore uri kumubwira ati ugeze he. Abaramwe abakobwa urumva uno mwana w'umukobwa ngo yavuye kwa Kade ko ntaho bigaragara ko yaraye kwa Davis. Inshuti za Kevin Kade zumvikanisha ko Kade bamwina. Yego kubera ko arahandi yaragiye gukora mu gihe muri dossier yavuye mu harya abatarashinja cyaba bita abavoka oya apana abavoka babandi babashuti bawe
muri bugenzacyaha iri kuza igaragaza ko amakuru umukobwa yatanze ari uko yatanze umukobwa yatanze ko bamuriye. Ndaje hari aho ndi bugere hakaze. Dukomeze. Urumva amakuru akavuga ko uyu mukobwa yari afite pressure y'undi musore ukeneye ko babonana. Ku buryo yavuye kwa Davis dabonanye na Kevin Kade ahita ajya kureba umusore utarimo kugaragara mu rubanza. Harimo undi musore utari kugaragara mu rubanza. Le 18. Avuye kanimba uri kumva na feri ari wowe nk'umuntu wari umaze gukorerwa icyaha. Baza ari nka mujeje. Urumva ntiyatashye ngo ajye mu rugo. Urumva ahubwo yahise ajya ku wundi musore Le 18 utari kugaragara muri dosiye. Ku buryo n'ubugenzacyaha butigeze bushaka kumenya aho uyu mukobwa yaraye Le 18. Kubera iki rero abo ku ruhande rw'abaregwa bavuga ko umuryango we ufite ubushake bwinshi mu kudatuma uwo muntu agaragara mu rukiko. Bivuze ko uwo muntu se yaba afite aho ahuriye n'umuryango? Ntabyo nzi, ni amakuru ari aho ngaho kuri street. Ariko ukurikije na dosiye Le 18 uyu mukobwa yaraye kwa Thierry hageze ryari? Nibyo ngiye tugiye kugera kuri case ya Thierry. Ko Le 18 irarangiye Kevin Kade n'umukobwa bahuriye kwa Davis D. Urumva? Ndaje nkubwira n'uburyo Thierry yagambaniwe. Thierry yaragambaniwe. Naje no kumenya ko ntago Thierry yakundanaga n'uriya mukobwa by'igihe kirekire. Ahubwo uno mukobwa yari inshuti n'umutipe ubana na Thierry. Uwo mutipe baracyabana na Thierry kandi Thierry afunze. Oya ndi kuvuga mutipe yikijije Thierry amushyira pembeni ni wamugambaniye. Igihe cyose basanze uriya mukobwa kwa Thierry. Ndaje ngo ubwino wirindire wumve. Urumva hano na match yatangiye. Nago na feri ndi buyitinze wenda bizi. Hari ukuntu ugenda utinza mutuntu umuntu ashaka kutwimana tw'amakuru ugeze ahantu hari tariki 19 ubwo hari kuwa mbere ndagufasha nawe. Uwitwa Habimana Thierry yatumiye uno mwana w'umukobwa mu isabukuru ye y'amavuko yabereye. Urumva ahitwa Landmark Hotel. Landmark Hotel rye Nyarutara oya Kagugu kandi ya hotel de Ben yabayemo urenze kubabikira Kagugu urenze kubabikira. De Ben yabaga Portofino. Akareka ntago de Ben igeze aba Portofino. Ninde wabaye Portofino igihe tuhakorera show? Ntago ari de Ben. De Ben ntago yigeze aba hariya. De Ben ntago ari kuba reba ku kiriziya se cya Kagugu urahaza. Oya Landmark Hotel ngiye nayibonye uzamukiye hara mu kabuga ka Nyarutarama uzamuka hejuru. Oya ntago ari uri kujyana hatariho. Reba unyuze hano fawe. None se umuhanda nkubwira nuhinguka fawe waretse nka kuyobora ariko ngo nyobora unyuze fawe ukazamuka kuri ya nyubako ya $1 campaign urayiza hano ukakomeza imbere hari ahantu hari kiriziya urayizi kiriziya iri iburyo oya centre ntago urayigeraho waba wayigezemo ikiriziya kiri he ikiriziya kiri hepfo ahantu hari amashuri ye baba we none wavuye muri Kagugu nimba ugeze mu mashuri nje ndimo ndakurangira nturutse kuri fawe yobo kuvuye kuri fawe ndi mu muhanda neza kiriziya iri ibumoso ugenda Kagugu uvuye kuri fawe ntago iri iburyo. Nibyo JP $1 campaign ni yiri iburyo. Nibyo JP arahazi. None ukirenga kuri kiriziya ase ninda ndangiye hoteli wakomeje aferi hari amafaranga bishyuye hano sikiwe. Urumva iyo anniversaire yabereye he Landmark. Ibirori birangiye abantu bose barataha. Urumva batashye umukobwa abwira Thierry atariko nje nta tike mfite kandi burije wandepoje home. Thierry ari kumuduga Thierry amubwira toke nakudepoza ariko amasaha aho ageza mbanje wanyu kuko niba utamoso amasaha yadufatira mu nzira waretse tukajyana home. Ago umuntu yabwira uti ngo waretse tukajyana home adasanzwe ajyayo. Ndimo gusobanura we banza wumve. Ngiye ariko naye ngomba kwiga. Nindangiza aka kantu. Mbyimbyira byose. Nindangiza aka kantu leta wumva ukuri. Umukobwa
baba bagize gute bafashe imodoka baratahana barararana gutyo niko bimeze. Bukeye mubyara wa mukobwa witwa Freddy yahamagaye uwitwa Boneri, urumva Boneri akaba abana nande na Thierry. Hari amazina abiri ubuzanye muri aferi ntarinzi, uzanyemo Boneri uzanyemo na Freddy. Freddy ni mubyara w'umukobwa, uwo mukobwa Boneri niwe wabanaga na Thierry. Boneri ahamagara nani, Freddy ahamagara Boneri aramubaza ati waba uri kumwe na wa mukobwa? Ndetse bavuze izina kare ubundi hari ko wandetse kandi bana ryanditse tuvuge dukomeze. Urumva Boneri aramubwira ati nje ntago turi kumwe, urumva Sharon nje ntago turi kumwe, ari kumwe na Thierry. Ahubwo bibaye byiza wabwira iwabo bakaza kuba mukura ko ashobora kuzahava twite. Kwiki yeniga Freddy yahamagaye nde? Boneri mubyara w'uyu mukobwa. Freddy we mubyara wa Sharon yahamagaye Boneri. Boneri n'umukobwa n'umujama wabanaga na Thierry. Aramubwira ati waba uri kumwe na Sharon? Niyo mpamvu nzibera uwo baburetse ngusobanurire wumva ahantu kesi komerera. Boneri yakaba yari ndani, nkurikije aka kantu Boneri yakaba yari ndani. Ahubwo wabwira iwabo w'umukobwa bagiye kumukura kwa Thierry kuko singe oya barabana. Yaramubwiye ati singe turi kumwe. Vedirike bari basanzwe baba bari kumwe. Uno munsi singe turi kumwe. Ari kumwe na Thierry umukobwa ashaka ngiye kugusobanurira. Thierry aramubwira ati Thierry aramubwira ati waretse tugatahana. Thierry kwanza gutumira umukobwa yarasko yarasanzwe amuzi, bajyaga bahurira amusanga mu yagiye gusura Boneri. Ubwo yarasko amuzanye home kugira ngo aferi kwa Boneri. Avuga ati ntari ibintu ubundi nsanzwe mpaza, nsanzwe mbabonana ntari ibi. Urumva Boneri ashiduka umuzigo umuguye bamukomye icy'umutwe. Boneri ryanga kumuvamo. Izo ni imagination, ni ibintu nawe wakwitekereza. Niki cyatumye Boneri asubiza ibyo bindi? Niki cyatumye ku nshuti y'amagara babanaga mu nzu bateranye ubukode ayitabariza avuga ati ntabwo ayitabarije ayihururiza avuga ati mwokabyaramo. Abwira Fred atabwo bwira iwabo mukobwa baze bamukuraha atazahava twite. Ubwo muri iryo joro Boneri nawe si yasinzira yarayumva nkimara kumva aka kantu bakambwiye nahitaga nota. Niyo mpamvu mva amazina nkiyibuka. Bakimbwira ko kantu nahise mvuga nti pembeni Boneri akeneye kuba ndani. Yaba ari we noneho cyitso kirenze ibindi byitso. Ahubwo yaba nawe ntago ari icyitso, nawe yakurikiranwaho icyo cyaha ko byanza bikunze. We nawe umufatanyacyaha. Ntago ari umufatanyacyaha, yakoze icyaha. Yakoze icyaha mbere ya Thierry. Yarasanzwe aryamana n'uwo mwana w'imyaka 12. Freddy yabimenye ate ko Boneri n'uyu mukobwa ari inshuti ku buryo mubaza ati waba uri kumwe na kanaka? Ahubwo Thierry azamena ibintu byinshi mu rukiko Thierry nawe ku buryo Boneri azisanga. Thierry nawe akenewe ahubwo nk'umufatanyacyaha. Ahubwo abajama inzu babagamo babe bashakira undi muntu yikodesha. Uwo Thierry bose bagiye uwo Thierry niwe ukwiye kuba afunze nk'icyitso. Thierry na Boneri kuko yarazi barasiyo. Thierry ni mubyara wa Sharon. Freddy ngene vuga Thierry na Boneri batuye Nyamirambo. Iyo nzu rero muyishakira undi mukiriya, abantu bombi bagomba gucumbikirwa. Urumva Freddy yakabaye afunze nk'umufatanya nk'icyitso. Freddy yarahamagaye Boneri, yarazi neza umubano wa Boneri n'uyu mukobwa kandi yarabizi ko Boneri n'uyu mukobwa ari byo bakora. Niyo mpamvu yabonye umukobwa yataraye iwabo ahita hamagara direct wazi baba bari kumwe. Icyitso Freddy hari ya pembeni. Dukomeze Boneri wo uri kumusabira. Boneri rero ndani hari nk'umuntu wakoze icyaha mbere y'abandi. Ni ukuvuga ngo Boneri wafunguye imiryango mbere yuko n'abandi bamenye imiryango. Udakoresha terime mbi. Iyihe terime? Utakore mu rubanza ndaje nkubwira ibintu bihari. Mbabarira ibyo byo gufungura imiryango byihorere. Ariko uyu muhungu uzi ko afite ikibazo. Boneri hari iyi ni imvugo yubahitse. Gufungura imiryango urabizi. Uyu munsi ngende ku itegeko ibyo by'imvugo zubahitse ntabyo nshaka ko. Twakomeje Boneri kumusabira ngo abarimo yakoze icyaha mbere y'abandi. Ikihe
cyo gusambanya uno mwana ubwo urumva uvuze nta nubwo akwiye kugikurikiranwaho urumva ari uvuze terime nziza gusambanya umwana. Okay, Bonheur ndani mbere y'abandi niwe watangiye icyaha. Yego, twakomeje amazina binashaka kumva ikintu yavuga ko ni mashyashya buri wese twamuvuze. Ni aya mazina Freddy na Bonheur ni mashyashya mu matwi yanjye, niyo mpamvu nashaka kumva. nuko byagenze. Kongera twisubirire kuri twebwe none aferi zacu za mbere tuve kuri abo bantu. Iwabo w'umukobwa Fred ubwo yaratumitse nk'uko Bonheur yamusabye, ahita abwira iwabo ati umukobwa ahantu ari ntago ari safe. Wenda we ntago yari kuvuga ati hari amakuru mfite, yavuze ati ariko mushakisha uyu mukobwa, niko mbitekereza. Iwabo bahita batangira operasiyo yo gushaka umukobwa. Kuki bahereye kwa Kevin Kade kandi Fred yamaze gutanga amakuru direct ku hantu mfite bukomeye rero. Kuki umukobwa yakuyeho telefone? Bonheur ashobora kuba yaragiye akabwira umukobwa akamubwira ati bebe, urumva bari bafite ukuntu baziranye, wanyu bari kugushaka, kumba asize yakije umuriro kwa Fred. Umukobwa akavuga batangiye kumpiga, agahita ry'urwara iki isimu mwijoro. Ariko Fred ntabwo yajya guhamagara Bonheur, bwari bwakeye ntabwo yajya guhamagara Bonheur fone y'umukobwa iriho. Nibyo ijoro umwana ashaka ko yari yarakuyeho telefone, umukobwa yayikuyeho mbere. Ahubwo umva akantu ngiye nibajije, kuki uko byagenze rero, kuki operasiyo yatangiriye kwa Kevin Kade kandi Fred yamaze gutanga amakuru? Niyo mpamvu nkujyanye kuri ntuza ya mbere. Fred yatanze amakuru ariko ntabwo yari gutanga Bonheur, yari kuvuga ati mubaze uyu muntu niwe uzi aho ari, yari kuba mutanze. Nuvuga ngo Fred yarazi impande zose. Fred yaravuze ati byaba yarazi diri ya Kevin Kade. Ntayo yarazi, yaramaze kumenya ya Thierry kandi asanzwe azi niya Bonheur. Urumva Fred ni inshuti y'abo bantu babiri. Fred abwo ashaka kuba nta kintu yabwiye wabo mukobwa, yarakibabwiye. Sinzi impamvu wabo mukobwa birukanye muri MTN gucurakinga. Nibyo ngiye kukubwira, ashobora kuba atarabasobanuriye neza ngo ababwire imuzi aho umukobwa ari. Fred ashobora kuba ari korohereza polisi gufata uno mukobwa batiriwe bajya kwa Kevin Kade. Sinzi kuhumva neza, sinumva. Fred ashaka kuba atarakommunicatinze wabo mukobwa uko bikwiye. We nari ikintu yababwiye ko yaza kutubabwira yari baha amakuru ya nyayo, kuko bajya gutangira gushaka umukobwa bari bagendeye kumva ko umukobwa wabo ashobora kuba ari mu bintu bitari byiza ariko batazi ni riri biri hehe. Ariyo mpamvu bajya gutrackinga telefone ya nyuma umukobwa yahamagaye, kuko wibuke ko le 18 urumva yavuye kwa Kade, byanze bikunze ageze kwa wa mujama wa wundi urimo hagati intermediaire ararayo. Le 19 ahamagara Kade mbere yuko akuraho telefone. Awitonze le 18 yabonanye na Kevin Kade, ajya no kureba umuntu wundi utari mu rubanza X tutazi. Ni naho yaraje ahava aho ngaho hava ajya muri anniversaire le 19. Ukuvuga ngo le 18 hari undi muntu wazabye, hari undi muntu urimo aho, yaba yarazabye yaba yaramucubikiye yaba yarakoze icyo ariko harimo umuntu. Akuye mwana nawe si shyashya, urumva uwo tutazi izina rye Kevin Kade. Thierry Bonheur wari usanzwe mu kibuga. Bonheur se nako nuvuga ngo mu minsi 2 abantu batatu nimba icyo cyaha cyabafata bose barazabye. Bigenze bite rero? Iwabo bati tubuze umuntu. Niba byarabyenze gutashwa kuba wenda yajya gukuraho telefone yarabanje guhamagara Kade, iwabo bahita bagwa kuri fone ya Kade. Akwe mukobwa yanakundaga Kade. Muri ya aferi twakoze mbere, urabyibuka ko uburyo polisi yaguye kuri Kade urabyibuka, ari tracking number bakoze. Bageze kuri Kade umukobwa ahamagara Kade, yaramubwiye ati telefone yanjye ngiye kuyikuraho, the number uzajya umbonaho ni iyi ngiyi. Ibyo rero kugira mukobwa ashaka kubakunda Kade, urumva amuhiye umukozi wo kwa Bonheur na Thierry. Twagira wanjye niyo mpamvu nzamukura kuri phone. Urumva umukobwa Kade bakimujatira bati turashaka kutugeza ahantu no mukobwa ari. Batugize ahantu uyu mukobwa ari, baragenda kadakoresha telefone yindi yahawe ya kabiri, aramuhamagara mpaka bamugeraho bamusanga kwa Thierry. Thierry aba mu nzu y'ibyumba bibiri, kimwe cya Bonheur ikindi cya Thierry. Byari ibintu byoroshye kuba Thierry aje gucumbikira umwana w'umukobwa wabuze uko ataha
kubera curfew no kuba adafite itike akamusigira icyumba akajya kurarana na Bonheur umujama mugenzi we. Kuba yarararanye ku buriri bumwe n'uyu mukobwa mw'ayo majoro abiri sicyo kizamundi we wakiva moto bisobanuye ko bayitonze kugera bituma bamukurikiranaho ko byanze bikunze yamusambanyije. aho ngaho buretse kwagera ahita wakomeza ko bari kuri case njye ndi muri philosophy izo ubundi icyo kizami philosophy wajya kurarana na JP noneho ukajya kurarana na JP noneho ubu gahunda n'irangamuntu mu kirere wibwira irangamuntu aho tugeza usibye ko nawe tugeze aha sibyo wumvishe yumvisha uru rubanza ikindi mwana ubona mu birangira vuba hari icyemezo cy'amavuko cyagaragaye cyangwa cyatanzwe kigaragaza ko yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 12 mu 2003 bivuze ko agifite imyaka 17 kugeza mu kwa 12 muvuze mu 2003 ubwo muri 2000 narigaga nicyo nzi 2023 yaba nibwo azuza 20 yego nibwo azuza 18 20 wa mugabo 2023 nibwo azuza 20 ubu turi 2021 bivuze ko bamusambanye yayibonye wavuze mu kwa kangahe mu kwa 12 azuza 18 arabura cyabura amezi menshi ase ko nabonye size ariyo nta wasanga uwo wabonye atari ngenda nacekaje OG kuba urumva zikomeza afera ariko abantu babiri wazanye muri aferi n'umwe X tutaramenya urumva kugeza ubu rero uriya muntu X tutaramenya ni batatu ngiye kukwibira ibanga urubanza ntiruzarangira n'ubutabera ngiye kububwibira ibanga urubanza rusigama amaniga kuri 25 hatatu ntago urubanza rwasubitswe nuko abavoka badahari excuse nuko ngo umwavoka yagiye muri Tour du Rwanda nesa aranyonga ari umunyonzi ntabwo urubanza rwasubitswe nuko umwavoka adahari aba bahungu ntago bari bari ready kuburana ibisubizo bya ADN byafashwe bidahari ikizami cyakozwe mbere ni kimwe dukeneye umuganga muri nafera reka ngusobanurire ikizami cyakozwe mbere na muganga ni cyagaragaje ko uno mwana w'umukobwa urumva nta muzabi nta karanga busugi afite hari igihe afera uzuga ugakica ukayirangiza ngo ikizami cyakozwe n'iki na muganga ni cyagaragaje ko uno mwana w'umukobwa nta karanga busugi afite ariko ibyo ntibihita bigenda ngo bishyireho icyaha Kevin Kadena bari bose ibyo ngibyo bihita bigaragaza ko uno mukobwa yasambanyijwe yazabwe aho rero no kumenya ngo ninde niyo mpamvu abakekwaho bose kuba barabikoze ndana harya tubonyemo abandi babiri hari abandi babiri batarafatwa hari icyitso twabonye hari icyitso cyitwa Freddy ndani Bonheur we ndani simuzi kwanza muri societe we yanabanza kubonerwa ubugambanyi Bonheur wowe tunahuye ngiye batsiera arimo hariya icyumba kimwe kiri hariya wari usanzwe uzaba tsiera ari hararu kuki utararanye umuntu wari usanzwe ugumana Bonheur akwanza yabanza gahanirwa n'ubugambanyi ko yagambaniye tsiera yicaye nko mu kagoroba k'abasore tweta tumucaho amacupa urumva ubundi hari abantu batatu batari mu butabera ariko wasanga barareba bamuvugirizaho ibikuta nawe ugasanga nawe agahari kakaza nese tsiera we ntiyabyamubagaho iminsi myinshi wabone nawe byabaye iminsi myinshi nahoza nibaza kuki Freddy yahamagaye Bonheur amubaza ati waba uri kumwe n'uyu mukobwa bivuze ko yarasanzwe abizi ko hari igihe babaga bari kumwe kandi bakararana Freddy nawe ni inshuti ya hafi y'uriya mukobwa ikiyumvika ni mubyara we bivuze ngo yarazi ize na Bonheur yarazize rero itangazamakuru ribereye hano gufasha n'ubutabera uziko aferi tugezemo twibagiye ko ari ya Davis D na Kevin Kade ari byo bifite amahirwe menshi yuko abasore bashaka kuba banarengana icyo ndimo ndavuga hano twageze mu yandi mazina no gufasha ubutabera bumanze bute muri yomba y'amazina 3 duvuze abiri nundi tutaramenya X ariko mwamushatse ribu niyo igomba kumushaka X waraye ku muzigore 18 kugeza ubu ruhande rwa ba Davis D na Kevin Kade baravuga bati umusore uno mwana w'umukobwa yaraye hore 18
nawe aze mu rubanza kuko umukobwa yatanze amakuru ya feri ntituyiva ariko tuyivuyeho kubajemo ibindi bintu by'abandi bantu ibintu ndi kubonamo abasore 3 kuri 25 hari 3 tutayitwa hari 3 nabonyeho kuri 25 urumva kuva kara kantu wavuze karamuvuyeho hari agomba kubigendera okay so icyo kizamini rero kigitangwa urumva hahise hakorwa iki biragaragaye ko n'umwana icya DNA bagishakira iki DNA bashaka kureba buri wese baramupimye uvanyemo ni naho nashaka kujya uvanyemo DVCD ega DVCD ari hari yanyine nk'iki bari we najya pimwa abandi barabapimye bashaka kumenya barebe DNA regayerekana ko uwo muntu mwahuye gute se harakoreshejwe condom ibyo bintu simbizi sindi umuganga niba murabuye dukeneye umuganga muri na feri wambwiye ko Kevin Kade hakoreshejwe condom ngo mu kabati ngo bakozemo ngo azana condom ngo babanje gusomana n'ushari nk'igihindi urumva aho ngaho niho dushaka kuzamenya neza urumva umuganga dufashe DNA igiye kuza igaragaza uwasabye icyo ndimo gufasha ubutabera uri kurufasha iki hari amazina atari muri ndani dukeneye kumva nayo yatawe muri yombi azo no mukobwa nabasize bara Bonheur ndani batatu ndani Fred Kitso batatu ndani batatu out X ndani nyine batatu ndani batatu out nyine Siyeri ntiyavamo current situation ni batatu ndani Siyeri ntushobora kumukuramo umva icyo ubwiranye aka kanya situation ihari batatu ndani batatu out ninde nande Bonheur Freddy na X bari hanze abandi batatu bari ndani ubu dukeneye batandatu ndani ubundi urukiko rugatangira none iburanisha aho niho nzavuga nti kabisa ako se Freddy urashakira iki kwajya Freddy niwe muntu ariko nimba wafunga Davis D kuba yaratanze chance akigendera uriya wagiye guhamagara uyu nguyu uzi neza ko uno mukobwa igihe yabagataraye mu rugo yatakarije ubusuki uno waruzi neza ko igihe uno mukobwa atabagaraye mu rugo yabagaraye kwa Bonheur niwe wakitso cyambere ndani hari ubusugi ni ikintu gikomeye nyaboneka so aferi urumva naringeze ndimo ndakubwira abahungu bategereje ko ibisubizo bya DNA biza bakaburana bafite icyizere gihari kubera ko umushinjacyaha n'abandi banyamategeko bamaze kumenyesha Kevin Kade na Davis Diko mu rukiko iki cyaha cyo gusambanya n'iki hakora ibimenyetso ibisubizo byo kwa muganga gusa ariko nibyo mu rwego rwo kwirinda amarangamutima byanoroshya n'urubanza ko bije bigaragaza ko DNA yari zatsiri ahantu rero nshaka ko ibi bintu bivamo ahantu nshaka ko Bonheur nawe hariya ndani Bonheur ntabwo mukwiye kumufata nk'umutangabuhamya ariko reka kubaze G umunsi bura baje kureba uriya mukobwa kwa Thierry Bonheur ni yarahari ko numva operation yakozwe ngo ari mu gitondo Bonheur ntago yarahari se ni yarazi kata kweli yari yagiye Bonheur urumva kumana yanjye Bonheur yatanze ubuhamya muri rubanza yagiye gutanga ubuhamya mu bushinjacyaha no bugenzacyaha yatanze ubuhamya akaba tipe mwara nakazi urumva Bonheur ikigaragara Bonheur yagize ishyari yarababaye kuba Thierry yamuciye inyuma aravuga ati nanjye ndakugabaho igitero kuba yaragiye no gutanga ubuhamya vraiment je suis désolé Bonheur nibyo umwana yari yakorewe icyaha ariko nawe ushobora kuba ari icyaha wakozemo niyo mpamvu nifuza ko amarangamutima ashira mu affaire na Bonheur ndani na Freddy babanze basobanura impamvu Freddy yahamagaye Bonheur akamubwira ati ariko ni wowe uri kumwe na kanaka so ndi waye makuru wayakuye ko yamuhamagaye kwa gatatu sibyo uzaba ufite akanya nzakujyane ku rukiko wumva urubanza nese we niho wayakuye nakubwiye ko nageze ku rukiko saa 9 za mu gitondo na batangiye kuburana saa 5:30 mbere y'ayo masaha narindi kumwe n'abantu batandukanye barimo Papa Davis D bagenzi Bernard we nta nubwo twabonanye umwanya munini nabonanye narindi kumwe n'abavoka batandukanye kurwo rukiko nagize umwanya uhagije wo kuzenguruka kw'iyi dosiye koko
urumva nta makuru ufite nyine nta makuru ari aho ngaho ntago ari aho ngaho ni amakuru ni yizewe 100%. kuko aya mazina kugira tuyakurikirane tunayahige birabanza tukumenye neza tube siri. ntago ubugenzacyaha kugira ngo bukurikirane umunyacyaha bisaba kuba siri. erega buri bumbwiye uburyo ngo Bonheur ngo yagiye gutanga amakuru. Sinkubwiye ko Bonheur yagiye kuba umutangabuhamya bamurekuye nyine birangagije akagingo kuko Fred yahamagaye Bonheur. Niyo mpamvu bivugwa ko n'umugenzacyaha hari akantu arimo kwirengagiza akwiye kongera gusubira mu idosiye neza akayinononsora. Amuteringi niba ubutabera buhari kuri bose hariya aba nabo bafatwe hajya gupimwa icyo sindi hano kurenganura buri umwe hano, buri wese aryozwa icyaha yakoze urumva n'ikimuhama ubu mwera atahe. Ariko higira bamwe bakurikiranwa abandi bari mu rugo bari guserebura ngo naragitanze. Oya, nicyo kintu nakuye mu iyo feri, nicyo kintu nigiyemo, nicyo kintu navuye y'umutwe uri kundya ndavuga muri aferi y'iri joro ndababwira n'akari murore. So iya feri nahirangiriye iminota isigaye reka tuyiharire telefone. Ariko by the way update kugira ngo dufatire telefone rimwe tunasoza. Uyu munsi duha umwanya munini telefone kubera ko ndabizi bafite ibitekerezo byinshi. Tunasoza Jay Polly n'ikipe ye nabo tayari bafungiye i Gasabo, urumva Gasabo nonke muri Gasabo, bafungiye muri Gasabo. Ariko ntibarahabwa umunsi wo kuburana. Anytime mwakumva baburanye nabwo nibaburana tuzabimenya. Wumvishe tuzaza hano tubibabwire. Uyu munsi yari aferi ya Davis D, niba hariyo mwumvishe mbere nubwo byenda gusa hafi 95%, ariko mwumvishemo izindi point mutari muzi izo zanye no munsi ngiye zinanciye n'intege katwumva abantu. Okay, nk'ubu nk'amazina ubuzanye ntago na expectingaga muri tubanze tunywa amazi muri akarimbo, tubanze tunyweho amazi mu turirimbo twa Kevin Kade. Urumva ushaka kahe kawo kawo wagukubita mikoro ya Davis D. Kuki se umwana yagusaba umugati ukamuha ikibuye wagukubita sako abantu bari guhamagara abanza umana mu indirimbo nduhuke. Simvuze indirimbo ndayiguha uranavuze byemeje uravuze aferi ndayibahaye yose nabo barabyumva nta kintu wimanye no munsi ntacyo mbimye kuwa gatatu ubundi mananiwe ariko noneho nivuye. Reka tugaruke nyuma y'iminota nk'itatu. Yes, bari bategura telefone zabo ni 0781 aferi Kevin Kade aferi Davis D. muyumvishe mute? Umuhungu yarabicaje mu rukiko neza 5 kwa 5. Nanjye mukaya gatoya cyane turaje tuvugane kubyerekeranye n'ibitekerezo byanyu. Siyo ndiyo. Welcome to 104.1 Vision FM. The hits just keep on coming. Baby, you the blessing. Get your body's on fire. You girl Angelina, yeah. Monica, yeah. Kungu techereza, techereza. Ukungu nembereza, nembereza. Baby, fit the booty nizari hana. Tumama benza gongana, namani karichana. Baby, fit the booty nizari hana. Tumama benza gongana, namani karichana. Kawo, kakakawo, kawo, kakakawo, kawo. Baby move fast, kawo, sakwa kawo, tugwe kawo, njinawe kawo. Baby move fast, ginger me, bad girl she's a killer queen. Ufite the bomb in your highway. Naguchini mbere yawe. Shake it, wine it. Kuri bed night and nimanukirawe. Baby fit the booty nizari hana. Tumama benza gongana. Namani karichana.
Yes, yongiye akabari kawo akaririmbo ka Kevin Kade ati kawo kawo ati ngo baby ngufite buri nk'izari hano. Kare ndi ku rukiko nazari byo zibafasha. Ndi mu rukiko. Mutanga wa myambere yahageze. Tumwakire. Ndi mu rukiko mwakire. Allo. Allo. Wari wicaye imbere cyangwa wari uri mu bo hanze? Allo. Wari uri imbere cyangwa wari uri mu bo hanze? Ngo njyewe? Njyewe ndi imbere cyane. Tanga ubuhamya bwawe. Ubyumvisha ute? Umva. Kwakira abatanga buhamya. Ubyumvisha ute? Ndumva bikaze kabisa. Ni hatari? Sha umva baca amasoko numva bagiye kugwa kawo. Ariko urumva ko twagerageje kubacukumburira aferi yose tuyiteretse hano. Muri kuvugana na Tatu Boy rero wamuje mujyi batera tatuwaje. Tatu Boy. Nako nanjye abana nk'abo ngabo ntago njya mbatera tatuwaje. Ako Kenzi muzi ibintu bye. Ese kubera icyo utajya batera tatuwaje Tatu Boy? Neze uri kumva nyine wagwa kawo. Ese Tatu Boy kangubaza akabazo kamwe utaragenda. Hari ahantu runaka umukobwa ashaka kuza akakubwira ati nterera tatuwaje hano ukisubira ukabyanga? Byaterwa n'imyaka. Urumva umwana uri munsi y'imyaka 18. Okay, uri hejuru ya 18? Ari hejuru? Ya 18 afite n'amafaranga ye. Afite amafaranga ye. Ugiye ubikora nk'akazi nyine to. Ntago se mujya mucikwa ngo ukore bitarakazi? Ntago tuvugisha kuri Tatu Boy. Imyaka umaze mwaka kazi. Nturacikwa ngo ubone umwana uje kwiteresha tatuwaje ukora ibitarakazi? Umwana mutoya. Oya umukuru ufite imyaka. Wujuje imyaka y'ubukuru. Hejuru ya tatuwaje wongeraho ibindi? Oya ntago umuntu yaza aje kukureba ati agukeneye service. Yazanye n'umufungo we. Nguje nawe mu bindi ese reka nkubaze Tatu Boy. Ushobora kuzabipanga nyuma y'igihe. Ibyo birahagije. Nuko urakoze. Ndashaka ukwibariza. Wishize ahantu. Njye ndashaka gushyira ishoti tatuwaje. Ikibazo ndashaka kumenya ibintu bibiri. Uri professional ubikora nk'umwuga cyangwa n'ukupima? Ni bya bindi biryana ukagira ngo umuntu wari kumusigamo. Uvuga ngo niyo waba ushaka nk'isura ya mama wawe. Nayikomekaho kabisa. Si bya bishinge bashyira hano. Uguriza muri botike cyangwa ni zimwe zemewe? Zemewe tatu. Nta tatu ukora itaryana se? Ujya kuri Instagram urebe Tatu Boy. Oya ntabyo ukora bitaryana ku buryo bitambabaza. Ndaje nkwandikire ndebe ko bitaryana. Urebye ntago biryana buse kwihanganira nk'ikinyunguti byakunanira. Byihorera. Okay, Tatu Boy. N'urukingo byarangoye. Abastar umaze gutera tatu uzi hano mu Rwanda ni bangahe? Sinababara kabisa. Okay, turakwamamarije urakoze. Mwiramo batatu nyine. Mwiramo batatu? Okay. Mukadafu. Ibyo? Uwo bita umuraperi wundi bita bamwita ariko se bora ni byiza ra reka mbyihorere. Okay, ntacyo. Sawa nari bireka. Urakoze cyane umugoroba mwiza. Yego urakoze. Gusaba abahungu ndumva bababaje kabisa. Kundi Tatu Boy reka dufate umusesenguzi wacu natubwire. Kenzi Maruzi. Umusesenguzi ko ataza. Allo. Yego. Muraho umusesenguzi. Nahise ndwara umutima mu maguru. Duhe igitekerezo. Wasanga ari wa X nakumvisha. Uko mwavuga ngo Daniel nkagiye ubwo wago muhindura mujye mubwira. Ahubwo niwe X niwe mwana yagiye kureba mu ijoro rya Rodizi witi tubimenye. Yana kandagiwe n'intama ntazo ndi. Ukuriki yego. Urikije ukuntu muri kubidusobanurira. Nukuri numvaga ko nta umwe nago muri gukoresha amarangamutima. Yego. Yewe nkanjye yego ntabwo nakwifuriza umuntu ko afunga. Ariko ubundi ari amazina yose ari amashene yose mwavuze. Uhereye ku muntu watanze geto ayitizanya. Akaba bizi neza ko ari umwana uri munsi y'imyaka 18. Ntago yari abizi kuko ntiyaramuzi ku ruhande rwe niko avuga.
yego ariko ukuri nyir'ubwite niwe ububizi. yego icyo navuga nta kintu twabihinduraho n'ubundi ko byagiye mu nkiko, ariko bari abantu bose uriya mubyara uriya mukobwa urumva ko yari azi ko uriya mukobwa asanzwe ajya, kuki atamutangaga mu babyeyi avuge ngo mwahanye umwana ko yaraya yagombaga kuzajya abwira ababyeyi, ariko umwana wanyu hari ahantu ajya ndahazi mwamubujije, cyangwa se akagenda akamubera ijisho akabwira bati uyu mwana ntaruzuza imyaka mutazabizira. yego ikindi ubwo nawe wemeranyije nanjye ko agomba kuba afunze tayari. ariko se mwebwe ubundi muraba ari kuvuga ngo bari kumuha icyumba kimwe mwembi ubwo mubana muri geti imwe mwembi simubeshye n'uriya mutipe yarihimuye yarafite ukuri. nanjye rero ubizi ko mfite umukopine wanjye umusheri wanjye ejo nkabona uramutahanye mu nzu twishyurana twese na meme ni n'agasuzuguro wanamujyana ahandi hantu. icyo nabwiye uno mugabo nanjye umware niyo mpamvu umutipe nawe yahise ajya kumutanga, kuko niyo wabikora niyo ari umu excel baratandukanye banarwanya icyakora y'umuntu bari basanzwe bakundana n'agasuzuguro. urakoze cyane reka twumve n'abandi. nahita mpamagara Interpol ahubwo asante wa numva nawe utoroshye kapo n'agahinda biteye agahinda. okay urakoze cyane kapo. allo yewe yewe meze neza cyane wowe meze ute? fresh. umuntu bita Boneri ndamushaka mu rukiko. Boneri dashaka ko ari bimuta muri yombi tukazajya mu rubanza nawe yarafashwe. sawa yewe ndigushyize mu ntoki zawe. wewe wana feri twayeretse ribu ndabizi bimonitoringa radio zose n'iki kiganiro bari kucyumva ku ya feri ya ba Davis D turifuza ko Boneri n'uyu mubyara w'uyu mukobwa bose batabwa muri yombi. Okay. Yes, hello. Hello. Yewe. Yewe. Ni fresheri musaza. Ariko abakobwa b'iki gihe nabo bararangiye. Barabamerera nabi ibyo mwigize. Mfite ibyo bigize. Bimeze gute? Aferi wayumvishe gute? Meze neza rwose aferi numvishe ikaze. Ni hatari. Ariko nyine ba Kevin Kade barenganye rwose. Ntacyo reka turebe ko ubutabera nicyo bubereho niba barengana buzabarenganura. Nikimanye nyine kukamuze. Urakoze cyane. Sawa urakoze. Sawa. Yes, hello. Yewe. Ni neza. Meze fresh. Waferi urayivugaho iki? Noneho. N'uwa David arengana tu. Okay. Kuko ntabwo yari abizi wenda afite 18. Aya mazina mashyashya yajemo muri na feri wayumvisha hari icyo wayarega mu rukiko? Ngo nimba inuza nawe yatakaramo nimba mubyara we rero. Freddy. Niba mushyiramo ndani wowe. Boneris. Uwo nguwo. Okay. So Kenzima wabaye urekeye telefone zageze. Bati yanyu. Yes. Yewe. Iriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Tina. Wacu n'ikibagaboga niho mperereye. Urakoze cyane. Mba nabakurikiye kuva ku minsi yose mukora ndabumva. Yego. Okay, tujye kuri case ya Davis n'abagenzi be. Nukuri usibye kuba dukurikiza amarangamutima ngo barazabye yego niba baranazabye kuzaba ni Kenzimana wabizanye aha Kenzima oui meze neza cyane umwana witonze kandi uri muri kezi zitoroshye wibite nawe azazabe oya iyo ndi gufata telefone z'abakiriya ngomba kubitwara urashaka kumuzabisha ugiye kwigira nkaho ndize ngo karibu kiriya ushaka kumuzabisha azazabe rata twibwirire okay icyo nandi kuvuga muri iyi kesi harimo abantu benshi hazazamo n'abandi tutazi ariko tujye tuvugisha ukuri wenda reka mbaho urugero rutoya please ndi mukuru mfite imyaka 22 birahagije njye nakundanye n'umuhungu wowe wanazabwa
turi bakuru tuza gushwana bitewe na famiye yanjye ko itamushakaga ariko tuza gushwana byagiwemo n'umukobwa w'umushuti wanjye mwene wacu ubaga mu rugo aza kubibwira dada bijyamo arabyica nyuma yo kugira ngo dushwane ntazi uko byagenza kumenya yuko ahubwo ari usigaye ariyongeye nta makuru original njye ndibikwibwiriye nka yandi nyine tubaha ubwo bivuze ko kwa Bonheur na Thierry niho ari kuganisha wabyishe ari usigaye yaragiyeyo umuhungu nawe atazi uko zagenze ariko kuba ataramenye uko zagenze uko byagenze ntabwo ushaka kuvuga ko ari kumwakira my friend ngewe ubwanjye nabyigiriyemo uwo mutipe ibyo yakoze kuba ngo yaramugambaniye umuva 100% ndamuhigiye ushyigikiye Bonheur ko yakoze biriya bintu umva ariko reka nkubaze Kenzima umuntu aramutse aje iwawe sibyo akajyana ibyo wita ibyawe hano ngaho akabijyana ureba ubashije kumufata wamukoreye aho ndifashe reka twumve n'abandi icyo babivugaho gusa uransharenjinze urakoze kandi kumpa ubuhamya bwa nyabwo ibihe byiza sawa urakoze urumva ko ari hatari waburekeye telefone gato manze nkubwire akantu tudasoza ntakubwiye aka ngaka reka iko biri koretse na afera abantu bayumvishe ahubwo reka nkubwire ko igihe tuzatwinjiye mu rubanza rwa Jay Polly umwavoka wa mbere yaramwanze yamwanze atari wamwishakiye se umwavoka wa mbere ntago ari Jay Polly wamwanze umwavoka yanze kuburana uwamuburaniye cya gihe cya Sharifu yanze kongera kumuburanira yanze kongera kuza kumuburanira uzi impamvu Jay Polly yagize gutya afunguwe aramwambura umwavoka wamukubise kese ya Jay Polly ejo bundi avuga ati umuntu naramuburaniye ku ideni ngerageza icyari igihano cy'imyaka ingahe nkigira amezi 5 ubwo nawe yirwariza ubwo rero Jay Polly rwose ahantu ari sinzi niba yarabonye umwavoka cyangwa kimushakisha ariko ngo hari abavoka b'ubuntu babaho hari babaho b'ubuntu ariko si ubwo umwavoka w'ubuntu yakuburanira ukumva ni sawa wabwirwa n'iki si ibyo ari hafi byihorera nyabuneka abantu niyo mpamvu Papa Davis yagiye mu rugaga arababwira ati hano umugore usobanukiwe n'inyuguti ku nyuguti ku mategeko niwe mpakazi miliyoni ewana zara ariko anyway dushimire n'abafana ba Davis naje kumenya ko amafaranga barimo gukusanya yo kwishyura umwavoka ntago arajya washobora ko ataragera kuri management ye ariko amafaranga y'umwavoka ibintu byose tayari ngo amafaranga yamaze gukusanywa n'abafana ba Davis ibyo simbyizeye muri icukumbure nayo ngo ariko wa mugani Kenzimana mwazateguye ikiganiro cyo muri weekend bayi kaze nago nyine ubwo boss arababyumva rero bavandi burya akami ka muntu n'umutima we kandi akari mu nda y'ingoma kamenwa n'uwayibambwe inka yanjye